Tugiye kuganira rero ukuntu wasobanukirwa ibimenyetso biba ku byapa byo ku myenda. Buri bwoko bwose bw'umwenda wakorewe mu ruganda buba buriho ibimenyetso byerekana uko uwo mwenda ukorerwa isuku. Ese waba uzi ibisobanuro by'utumenyetso tuba ku myenda? Niba utabizi rero cyangwa ubyitiranya, wihangayika, komeza wumve iyi nkuru. Akamenyetso ka mbere ni akamenyetso kameze nk'ibasi irimo amazi. Aka kamenyetso gasobanura ko uwo mwenda kariho ushobora kumeswa mu ibase cyangwa mu imashini zimesa. Mu 1950 nibwo umuryango w'Uburayi ushinzwe kwiga uko imyenda ikorerwa isuku washinzwe. Niyo mpamvu ibimenyetso byerekana uko imyenda yitabwaho byabaye bimwe mu Burayi bwose, biza no kugera ku isoko mpuzamahanga. Ubu ku isi yose ibimenyetso bikoreshwa mu bihugu byose. Akandi kamenyetso ni akamenyetso kameze nk'ibasi irimo amazi acagase yanditseho 60. Munsi y'ibasi haciyeho akarongo, bisobanura ko uwo mwenda kariho igihe uwumesa ukoresheje imashini ugomba kuyigendesha gahoro. Waba uri no kuwuvuguta mu ibase nabwo ukawuvuguta gahoro gahoro. Akandi kamenyetso ni akamenyetso kameze nk'ikiganza kiri mu ibasi ariko nyine harimo amazi acagase. Gisobanura ko uwo mwenda ugomba kumeswa n'intoki, utagomba kumeswa n'imashini imesa, keretse iyi mashini mu kuyiregera hari ahantu hashushanyije ako kamenyetso, icyo gihe ugakandaho. Akandi kamenyetso ni akamenyetso kameze nk'ibasi ariko karimo utuntu tw'udukubo nka X. Nureba ku cyapa cyo ku myenda ukabona hariho akamenyetso k'ibasi irimo amazi iriho udukubo, uzamenye ko uwo mwenda utameswa ahubwo uhanagurwa. Tugiye kureba rero ukuntu bumisha imyenda. Utumenyetso dusobanura uko bumisha umwenda. Ni akamenyetso k'agakare karimo uruziga n'utudomo tubiri. Umwenda kariho rero bisobanuye ko kuwanika no kuwushyira mu mashini yumisha nta kibazo. Akandi kamenyetso ni akamenyetso k'agakare karimo uruziga ariko karimo akadomo kamwe. Umwenda kariho rero kuwanika no kuwushyira mu mashini yumisha bigomba kwitonderwa kuko bisaba ubushyuhe buke kandi bikorwa mu mwanya muto.